kuri pasiteri inshuti yanjye hariya waje kukamukera imbere kwinona hano imbere rwose umwana imbere tukamubwira ngo abapasiteri bose bazana imbere tukamubwira ngo kubana nawe nazana imbere icyo bitwaye ntacyo bitwaye Aleni wahageze nawe baracyabyibushye baracyameze neza turagerageza kwegera mu ntebe z'imbere rero abasanga baragenda baza badusanga n'ubundi twifitiye intebe 25 ubwo nizimara kuzura abandi barihangana baragenda baza basubira inyuma udahari ntabwo igiti cyamugwira rwose pasiteri agiye kudufasha gusenga cyangwa se arabanza nawe ukatwibwira ariko mbere yuko aguka kutwibwira reka twakire undi muyobozi ukomeye hano adusuhuze gusa kudusuhuza yitwa Marie Jose ni ubwa mbere abandi bagiye bamenyana kubera kuba bakunze kuza iwe turiterana yitwa Mutabazi Eric nawe haguruka nawe ni Eugene cyari mutoya umunyeshuri inzozi nziza metri ngo waje ariko asigiye ikintu kitagaruka haguruka rero ubwo metri ukaba yicaye inyuma y'undi mu metri nanone biraza kugenda neza mwicare muvuge neza we ntabwo ari umushyitsi nuko yari amaze iminsi ntamubona anyway ntabwo turi benshi ariko nawe ngo arimo badusuzwa tugira n'amazina Sashimi Amashuri maze kuzamuka kabiri pasiteri w'itoje Mani w'umugisha Pastor Gashugi Olivier reka twakire no kuri hano abo bahaguruke batwisubirize rwose amen iki gitabo cyanditswe na nde wowe icyo gitabo kimwe n'uko cyanditswe nawe wenyine umuntu wanditse igitabo turamwubaha ahita uzana imbere na muto ducire ku mayange ufite igitabo kinini reka aze imbere hano rero atwibwire mwakire mu cyubahiro cye cy'umwanditsi yafata iminota 2 cyangwa 3 akagerageza kutubwira uwo ari we n'igihe twagira kamwe tumwungukira cyangwa tubiri mu by'ubwenge yandika. Haleluya. Amen. Izina ry'Imana rihimbazwe. Amen. Yitwa Umusizi Nsanzabera Jean Dieu. Umusizi. Yeah. Ni umuhanzi w'umusizi, umushakashatsi ku muco, ku mateka y'u Rwanda. Amaze imyaka 19 muri mwuga, aje guhanga ibisigo bijya muri 110 biri mu nganzo ya Bibiliya, cyo kwandika ibitabo 68. Ibitabo by'amateka, hari cyitwa imizi y'u Rwanda cy'amateka y'u Rwanda uriya musore w'inyuma kumva. Mu bitabo maze kwandika hari icyitwa imizi y'u Rwanda cy'amateka y'u Rwanda kuva muri 1900. Hari ikindi ndi mu gusoza kizasohoka mu kwa gatandatu cyitwa Intwari z'Imbanza zubatse u Rwanda rwa Gitinyiro. Ni igitabo cy'amateka y'umushinga wo kubaka u Rwanda wamaze imyaka 1926. Hari n'ikindi ngiki mfite mu ntoki iyo mbonye akanya ndakigendana kugira ngo ndeditinga gahoro nacyo kiri muri finale cyitwa Intwari y'Izahabu yakibaye u Rwanda ukongera kubaho. Ni amateka y'umugabo n'uruhare yagize umushinga wo kubaka u Rwanda. Naho muri make ikindi cya kabiri cy'Intwari z'Imbanza nacyo ni uruhererekane rw'ibitabo bivuga ku mateka y'umushinga wo kubaka u Rwanda. Uyu mugabo yubatse uyu madamu wanjye Nzayimpanga kabiri. Urumva ko rero nawe ni intwari. Ni intwari urwego wamushyiramo ubwo niwe wabimenya cyangwa se hari ababishinzwe ariko ni intwari. Nzayimpanga kabiri. Nta na rimwe pe. Urumva rero ni umusizi umuntu umwe yarambwiye nanditse igitabo cya mbere gifite paje 716
arambwira ngo umuntu yanditse igitabo kingana gutya ngo ntabwo ibyo yavugaga ngo ngiye impression ko ibyo yavugaga yari abizi nta muntu wakandika izi page ashakisha uko byamera kose rero nawe niko biri kandi abanditsi bwa twigirira umwanya utatwaka iyo wanditse igitabo uhita winjira mu rwego rw'abitaba expert muri icyo kintu byanga bikunda nta muntu uba ukizi nkawe kubera ko research warakoze ntabwo barazikoze iyo nanditse igitabo cyitwa The Code of Success ahantu hose bakubonye umugabo wa success niyo waba wababeshya impamvu igitabo gishobora kugufasha rwose gutungurira abantu witugira profil imwe expert witugira profil imwe expert waba uri we waba utari we nicyo gitangaje kandi mu gitabo hazamo icyo bita immortality uwanditse igitabo ntapfa kubera yuko ibyo wavuze na nyuma y'imyaka utubira gusoma ngo Maître 130 Alexis Kagame bamwe ntituzi n'isura ye bamwe tubonye n'ifoto ye ntitwamenye uwo ari we ariko ibitekerezo byo tuba tukibyakira niyo mpamvu rero nabakangurira buri muntu wese ufite ibitekerezo yumva bifite ireme n'icyo byubaka abyandike amen Amen. ngo les paroles sont bonnes mais les écrits restent nta mpamvu rero kandi iyo umuntu uzashaka kwandika igitabo wese azaze mufashe hari publishing house yitwa White Horse Publishers ni ikizakora umuntu wese yumva afite igitekerezo yumva cyakandikwa tuzajya twanariza twumve niba koko ari cyo cyamarira isi nitwumva gifite ireme tumufashe kucyandika no kugisohora twari turwara ngo reka twakire pasiteri atwibwire namara kutwibwira adufashe gusenga dutangira ino gahunda kubera ko ino session aba ari nka conference aba ari nka seminar ahanini icyo cyatuzanye ni ukwiga mu rusengero twasenze mu rusengero twaramije twahimbaje n'ahatungira dusenge ariko intego nyamukuru ni ukugira ngo dufate inyigisho z'uburyo bwihariye zikenewe kandi zifite aho zigomba kugeza umuntu wazifashe niyo mpamvu tuza aha ngaha siko tuba twabuze iyo tujya si nuko bitadutwara buri wese bitwara budget kugira ngo agere hano kandi n'ibi byose bifite icyo bitwara ariko bifite n'icyo byungura n'umumaro wabyo nubwo hari abashyitsi rero baje bagakomeza bakaba bagiye muri ibirori biri muri Serena ko hari bambwiye yuko hari umugabo yasohoye igitabo kandi bagiye kumutera iteka ariko bashobora kuza kugaruka ubwo nabo tubaza gukomezanya nabo ariko reka inshuti yanjye pasiteri dufashe gusenga abandi ubwo baraza basanga twatangiye turimo kwiga noneho ducunguza uburyo umwete amasaha tuzi kuyakoresha neza aratwibwira narangiza adufashe gusenga dutangira ndishimiye kubana namwe umunsi mwiza Imana yaturemeye mu by'ukuri kuko inshuti yanjye yamushize yarambwiye sinabona impamvu z'umurimo ariko nongeye kubona mesaje ndavuga ati ibyo ari byo byose ngomba gukoresha ibyo byose ndaza tugasanga ibyiza twese n'abana b'Imana abona umwanya wo gushima Imana yabikoze ikindi amazina yanjye yitwa Imana Jean Paul ni umupasitori w'itorero rya Maranatha itorero riri mu Bugesera yitwa yanjye nkaba nshimishije kubana namwe ikindi nanjye yireko mfite numva ryagera ku bantu bose irimo gutegura neza ni isomo ryitwa ngo umwuka wera ku bushobozi buyobora itorero ku isi kuko usesenguye neza aribyo bita umwuka bitari umwuka bivamo ibindi bintu ariko maze kubiryo hishurirwa nsanga umwuka wera ahantu umwuka wera uri haba umutuzo ahantu umwuka wera akorera haba urukundo ahantu umwuka wera akorera haba ubugwaneza ahantu umwuka wera akorera abantu bera imbuto ahantu umwuka wera akorera abantu bakorera mu rukundo hamwe n'iryo rekwa ni muri iyi ngingimo kugira ngo rizagere kuri buri wese dusenga Imana hanyuma twiyegeze Imana cyiza twikurikira Data mu izina ryawe Yesu
ndagushimiye ndaguhimbaje mwami w'abami umutwaro utwara abatware bose b'isi. Ndagushimiye uyu mugoroba mwiza tugiye kwiga ibyiza byawe, tugiye kunguka kumenya gusobanukirwa. Reka mwami Yesu turakuraritse kugira ngo umwanya wose tubahangaha wemere ubane natwe Yesu. Muri izi nyigisho ubane natwe, uduhe kubizumva neza kandi uduhe kuzisobanukirwa. Abarimu bari butwigishe nanone bahindurwa imiyoboro yo kunyuzwa mu ibyawe. Reka imbaraga z'umwuka wera zitubashishe kandi zibane natwe muri byose, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Twatangiye inyigisho zacu. Hari umuntu ukeneye ko mvuga amazina yanjye? Njyamwishoka ariko ni Mutabazi Kabarira. Amazina y'ubwanditsi hari abakunda kubona Joseph Whiteworks. Ni byinshi